Oh, aha ngaha turi kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro izwi cyane mu Rwanda, hano i Remera, ahabera imipira itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ahabera ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro. Aha mureba ni inyuma ya Stade Amahoro. Uyizengurutse Stade Amahoro ni uku nguku yubatse, iri mu ruzeru ndetse iri bugufi bwa Kigali Arena. Kigali Arena irazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, inyubako ikurura abanyamahanga benshi cyane baba bifuje cyane. Umuntu wese uje i Kigali aba yifuza kureba Kigali Arena. Nk'uko bisanzwe bizwi cyane, mu minsi yashize hari kubera umukino mpuzamahanga wa basketball wajemo ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo umuhanzi w'umunyamerika J. Cole. Aha ngaha rero Stade Amahoro niho turi kureba, niho twasuye, niho twatembereye. Turagira ngo tubereke isura yaho, uburyo hameze, uburyo hifashe, uburyo hagaragara, uburyo ki mu by'ukuri hasa neza kandi habereye amaso. Buri muntu wese yifuza kuba yahajya, yifuza kuba yahaza, yifuza kuba yagira ibyo ahakorera, cyane cyane mu bijyanye n'imyitozo. Turi mu rugendo rero, reka tugendane dutemberane, buri muntu wese akomeze abane natwe, tugende dusura ahantu hose. Aha ngaha rero muri kubona ni munsi ya stade, ni inyuma ya stade, inyuma hafi ya RIB, hano kuri traffic police. Aha ngaha iki kibuga mubona ni ikibuga naho bitoreza bakorera ibizamini by'imodoka, ariko ntabwo kiri gukoreshwa. Harategurwa imirimo y'ubwubatsi, nk'uko bigenda bivugwa cyane yuko stade ishaka kuzavugururwa mu gihe kiri imbere, igakorwa ikamera nka stade yo mu Burayi nyine, nka za zindi tumaze iminsi tubona dukurikiraniraho imipira. Ngira ngo bizaba ari byiza cyane. Aha ngaha niho ndi kubereka. Ni ikibuga kinini cyane, ni ikibuga gifite intera nini cyane. Iyo ugiye ugikurikira ubonaho ibintu byinshi. Ubona ni ikibuga cyiza cyane, ni ikibuga kinini cyane, ni ikibuga gifite uburebure bunini cyane kandi cyakira abantu benshi cyane. Nk'uko mubireba, nk'uko mukurikirana cyane, nk'uko muri kureba imbere yacu, hari abakinnyi bari kumanuka bajya mu kibuga. Ni ibibuga byinshi bihari, hari basket, hari volleyball, hari ibibuga byinshi bigiye bitandukanye iruhande rwa arena. Nk'uko muri kubireba turi gusangira uru rugendo, hari ibintu byinshi cyane biri kuhakorerwa, cyane ibihakorerwa ni ibintu by'imyidagaduro. Abadukurikiye kuri old school main, aha ngaha rero dukurikije uyu munsi ni ibintu byiza cyane biryohereye. Ngira ngo abari mu mahanga badaheruka kuza mu Rwanda, abari mu Rwanda bari mu cyaro, aha ngaha twatembereye kuri Stade Amahoro, twatembereye muri ground yaho, ku butaka bwabo, hano hafi ya arena hakunze kubera ibiganiro byinshi bitandukanye. Turacyari kumwe dutembera hano kuri Stade Amahoro. Ngira ngo abantu bari hirya no hino baba bifuza kumenya imiterere ya Stade Amahoro. Ese Stade Amahoro
iherereye ahagana he, iri he, iteye ite? Stade Amahoro uburyo ikoze, uburyo yubatse muri forme y'uruziga, yubatse muri forme y'uruziga, ndetse uburyo igaragara ni muri forme y'uruziga, ndetse haba ibikorwa byinshi bitandukanye, ko hari n'ama-office menshi atandukanye, cyane cyane amafederasiyo ya muzika, amafederasiyo agiye atandukanye cyane, aya siporo, ay'abafite ubumuga, ndetse hari na minisiteri y'umuco, hari minisiteri y'umukino, minisiteri ya siporo, minisiteri ya siporo. Stade Amahoro yegeranye nk'uko twabibabwiye na arena, yegeranye na Kigali arena, ndetse aha hari ibyiza nyaburanga, hari ibyiza nyaburanga byinshi cyane hano kuri ubu butaka bw'aho Stade Amahoro iherereye. Dukomeze tugendane, dukomeze tugendane, dutembera tuzenguruka iyi stade. Hakunzwe gukoreshwa nko mu kanya mu masaha agiye kuza, cyane cyane murabona ko nta muntu uri hari, ni mu gihe cy'akazi, ariko mu kanya mu masaha cyane cyane ya nimugoroba na mu gitondo, hakunze aha hose muri kubona hakikije stade, hakunze kuba hari kubera imyidagaduro, imikino, bamwe bakora siporo zo kwiruka, bakarati, bari gukora ibintu bya karati, bari gukina imikino ya karati. Yes, ahangaha nk'uko muri kubona iruhande rwa Stade Amahoro niho Kigali Arena yubatse. Reba ubwiza bwayo. Iyi ngiyi niyo bita Kigali Arena. Kigali Arena ni iyi ngiyi nk'uko view yaho imeze. Mu by'ukuri ni ahantu heza, ni ahantu habereye amaso, ni ahantu bwiza nyaburanga, ni ahantu hashamaje kuhareba, hari ubwiza bwinshi cyane. Iyo uhageze wumva utahava, wumva ahanga ni ubutaka nifuzaga kera kuba nabukandagiraho, ndumva nyuzwe. Dore imodoka uko isohoka, reba ahangaha niho habera imyidagaduro ihambaye ihuza ibihugu byose bitandukanye byo ku isi, bihurira ahangaha, ndetse hagahurira n'ibyamamare byinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha niho ni kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro ndagira ngo mubimenye neza, abadukurikiranye cyangwa se abadukurikiraniye imahanga. Ahangaha niho ni stade imaze imyaka myinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni stade ibereye amaso ku muntu wese uyirebera inyuma, cyangwa se uyigezemo imbere, cyangwa se n'abayirebera ku mbuga nkoranyambaga. Iyi stade ibereye amaso kandi ni stade nziza cyane. Dore n'akarusho rero, hashyizweho inyubako nshyashya ya Kigali Arena. Ndagira ngo buri muntu wese ukurikiranye iyi YouTube channel, iyi muyoboro w'ikoranabuhanga, ndagira ngo mubwire ko aya mashusho, ishusho nshya y'umujyi wa Kigali, ishusho nshya y'igihugu cy'u Rwanda, irimo iraba ishusho nziza cyane ku bashoramari bo muri Afurika, bo muri Amerika, bo mu migabane itandukanye ku isi. Ni ibintu byiza cyane, ni ahantu heza cyane nk'uko twahisemo kubatembereza ahangaha kuri Stade Amahoro, kandi twahisemo no kubatembereza cyane ahantu heza cyane ho gutemberera, ahantu heza ho kujya, ahantu heza ho gutura, ahantu heza ho kwiyakirira, kuko mu by'ukuri ahangaha hano nk'uko mpabona muri arena ni ahantu heza cyane ho kuba waruhukira cyangwa se wakurikirana imyidagaduro, cyane imikino n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye. Turacyakomeza tugendana ndetse turacyakomeza tubana. Reka dukomeze dukore
urugendo turi kumwe mwese, dukomeze urugendo turi kumwe mwese, kandi nk'uko mubireba ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane kabisa, ni ibintu byiza cyane bibereye amaso, ni ahantu h'ubwiza nyaburanga, hari amarembo menshi cyane, amarembo atandukanye, ni ahantu Stade Amahoro ifite amarembo atandukanye, menshi cyane, kubera ko yubatse mu ishusho y'uruziga, aho uturutse hose direkisiyo, icyerekezo cyose uciyemo winjiramo nta kibazo, yes. Hakorerwamo ibikorwa byinshi cyane usibye ibya siporo, ndetse harimo n'ama office menshi agiye atandukanye. Munsi ya stade hari umuhanda uva Kimironko, cyangwa ukajya Kimironko, ndetse n'imbere ya stade hari undi muryango winjiramo uturutse mu Giporoso i Remera, hari undi muryango winjiramo uturutse ku Gisimenti. Udashaka guca mu muryango wundi, ushobora guca mu muryango uturutse ku Gisimenti. Hari undi muryango ucamo uturutse kuri Convention, naho ni umuryango ushobora kwifashisha ucamo winjiramo, ariko main gate iri uturutse ku Gisimenti. Ni ahantu heza cyane, ndagira ngo tubane tugendane, ndagira ngo ahangaha tugiye kwinjira mu muryango wa 18, turinjiye, mo turazamuka esikariye, turashaka kwinjira ngo tujye muri stade mo imbere, turebe uko hameze, turebe uko hifashe. Twinjiriye kuri umuryango wa 18. Aha niho kuri stade, twinjiye kuri stade, ndetse nk'uko mubibona hahoze hari amarushanwa y'amakipe, hahoze hari shampiyona z'amakipe. Ndagira ngo umuterankunga mukuru muramubona, yari Primus. Yeah. Nk'uko mubibona, Hmm?